Kongeye kubaha ikaze abakurikira Hirwa TV Rwanda, umwami Imana bagirire neza. Twari tumaze iminsi tutabonana, tudahari, duhugiye mu bintu byinshi, ariko uyu munsi twongeye twaje. Turabizi rero ko mudukurikirana muri benshi, kandi turabashimiye cyane abadukurikirana. Murabitugaragariza, muraduhamagara, muratwandikira. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero uyu munsi ntago nongeye kuza jyenyine. Ndi kumwe n'umumama mwiza cyane, murimo muramubona hano kuri kamera. Afite byinshi, afite agaseke karimo ibintu byinshi cyane yadupfundikiriye, ariko uyu munsi arakadupfundurira. Nyiringabo rero amuha umugisha, nagira ngo dutangire nawe atwibwira. Tuguhaye ikaze muvandimwe. Murakoze cyane. Yego. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu nashimwe, bakozi b'Imana, inshuti za Hirwa TV Rwanda. Amahoro y'Imana bane namwe, kugirirwa neza n'Imana nibibabeho, kandi dukomeza kurinda ubwere bw'Imana. Amen. Imana ibaho umugisha. Nitwa Nyirigira Florentine. N'ubwa mbere nje kuri Hirwa TV Rwanda. Ariko abantu benshi baramenyereye ku izina ryitwa Mudogo. Imana ibaho umugisha, nturutse mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Gisuna. Imana nibashyigikire mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aguha umugisha. Amen. Turakwishimiye cyane kuri Hirwa TV. Murakoze cyane, Imana ibane namwe kandi Uwiteka abaho umugisha. Amen. Rero uyu n'umukozi w'Imana, afite byinshi by'Imana, ariko nagira ngo mbere yuko twinjira mu mwanya nyirizina wo kuvuga ineza y'Imana, abanza twinjize mu buntu bw'Imana kugira ngo tubanze dusenga Imana. Twagira ngo tugusabe ubanze usenga Imana. Aho turi hose twubaha Imana dusenge. Yego. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu, turagushimiye Mana yacu nkuru, turagushimiye kuri umugira neza, uri ibyiringiro byacu bidakoze isoni. Nuhabwe icyubahiro Data. Ndagushimiye ko waturinze mu myaka yose itambutse, ukaba wemeye kuduhuriza kuri Hirwa TV Rwanda kugira ngo tuvuge neza yawe n'urukundo byawe. Urakoze mwami Imana, erega imirimo y'amaboko yawe irivugira. Turagushimiye ko wagiye uhagarara ku ijambo ryawe ukarisohoza. Bityo rero niko Paulo yandikiye Filemoni, aravuga ngo nuko mwene Data nkubonemo umumaro, unduhura umutima muri Kristo Yesu. Tuje kuvuga ibyawe kugira ngo abafite intimba mu mitima bakire, kandi tubabwire ko ukuboko kwawe ari kugari. Dufashe muri iki kiganiro dutangiye, udusoreze kuko uri Imana yacu. Umuha umugisha umuntu wese urafungura iki kiganiro kugira ngo yumve iby'umwuka abwira amatorero. Ukuboko kwawe komeze kudushyigikira uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aguha umugisha. Murakoze cyane. Amen. Amen. Florentine, Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Nari ngukumbuye, nagukurikiraga, numvaga ubuhamya bwawe, ariko nanjye nkumva ndagukeneye cyane kuko ubona kuri Hirwa. Murakoze, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ikifujwe gisohoye kinezeza umutima. Amen. Ngo Imana ishimwe ko tubonanye, kandi kirutaho byose tukabonana tutarishwe n'ibyaha. Imana ishimwe. Kandi ikindi uko biri biruta mbere. Nukuri biraruta mbere. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Florentine, nukuri ubu se uyu munsi ndagira ngo ubwire abantu. Batubwiye Florentine w'Igicumbi, ariko Florentine nindi? Ni murakoze cyane. Imana ibaho umugisha, kandi Imana yo mu ijuru itwagure mu buryo bw'umwuka n'umubiri. Ibyo dukora byose Yesu abibonemo inyungu. Amen. Rero nk'uko mbabwiye, nitwa Nyirigira Florentine. Abantu benshi cyane banze ku izina rya Mudogo. Ubu ngubu ndashaka kumenya Mudogo. Mudogo se uri nyina waba? Ubundi ngira ngo umuntu witwa Mudogo niko njya mbitekereza, mba numva ari nk'umuntu mukuru, yenda afite abana bere ba nyina wabo, cyangwa afite nyina abana bere ba nyira, mba numva ari umuntu mukuru. Ese wiswe Mudogo bitewe n'iki? Murakoze cyane. Mudogo ni izina nitwa. Mudogo ni ry'abantu benshi banazi. No kubera ko Mudogo ni izina ry'amateka. Yego. Imana ishimwe. Haleluya. Mudogo, urumva Mudogo se ni umuntu mutoya, ahubwo kubera ko ubundi ni mama Mudogo. Yego. Noneho izina rya mama bakarihina bakampamagara Mudogo. Yego. Ese ushobora kuvuga Mudogo naryiswe ryari? Mudogo naryiswe nande? Ibyo nibyo ngiye kubabwira, nshyigikiwe n'Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Mudogo ni izina nitiriwe mu Bugesera.
igihe cyabayeho ndi umudamu ubwo mpereye mu rugo mu rushako ndi umudamu ufite umutware wanjye yakoreraga kuri gereza ya Ririma yari umucungagereza nuko igihe kigeze murabona nagize ikibazo cyo kumara igihe kinini ntabyaye nta mwana afite ubwo rero murabizi ko abantu b'iki gihe bahamagara amazina y'abana yego nuko urumva nta zina ry'umwana nari mfite aho narindi nuko rero duturanye n'abana babaga aho ngaho ahantu hitwa ku Cyoma kuri gereza ya Ririma b'Icyangugu akana kitwa Anje k'umugabo witwa Musafiri niko kaje kunsura karankundaga cyane noneho kubera ko bari abanyacyangugu kakajya kampamagara mama Mudogo Mudogo rero niko karimbatije kubera ko nta zina ry'abana nari mfite kuko nta bana nagiraga hanyuma ngirirwa umugisha tuvuye mu Bugesera Ririma kuri gereza umutware wanjye bamushubije Igicumbi baza kudusura nuko baje kudusura bampamagara Mudogo abaturanyi bamenya Mudogo mu rusengero bamenya Mudogo Mudogo ryamamara gutyo ariko ubwo n'izina ryaturutse ku mateka y'igihe namaze nta mwana afite Imana ishimwe ariko uyu munsi ntago ngira ngo kiri mama Mudogo uyu munsi nitwa mama Baraka mama Mirako mama w'abana benshi Imana ishimwe nuko ngo nyuma y'icyo gihe cyose nyuma y'icyo gihe witwa Mudogo mama Mudogo Imana yaje kuguha izina ry'abana bawe dutangira urugendo rero ukuntu urugendo warutangiye hari benshi bategereje kumva bafite amatsiko yo kumenya urwo rugendo ko rwari rumeze Imana ibaha umugisha kuko dusanzwe tubizi cyangwa se tubibona kuba uri umuryango udafite umwana habaho urugendo rurerure ni inzira ndende cyane inzira irimo amahwa y'inzitane inzira irimo amabuye umuntu asitaraho inzira iri nk'umusozi uzamuka hariho ubunyereri bwinshi inzira igoye cyane bene data bakundwa nshuti za Hirwa TV Rwanda nagira ngo mbatangarize ko ubundi nta kintu kinezeza urugo nko kugira umuryango ari w'abana rero iyo Imana yemeye ko ubushake busharira bukugeraho ntubone umwana kandi wari witeguye kwagura umuryango uba ufite agahinda kenshi n'impagarara Imana itugirire neza kandi Imana idufashe nk'uko nabibabwiye mfite ubuhamya bwinshi ariko nagira ngo mbatangarize ko ninjiye muri iki kintu cyo kutabyara ntari mbyiteze nagiye mbivuga ahantu henshi hatandukanye haba mu nsengero haba ku macana atandukanye mu buhamya cyangwa se aho ntuye cyangwa se mpumuriza abandi bafite iki kibazo ni ukuvuga ngo nabaye imfubyi muri ubwo bupfubyi mbi imfubyi Imana ingirira neza nkirizwa muri ubwo bupfubyi Imana ariyo impamagaye igihe kigeze Imana nkora akazi ko mu rugo mva mu bupfubyi bumbereye ibibazo nkora akazi ko mu rugo maze gukora akazi ko mu rugo Imana inkurayo kuko nakoraga akazi ko mu rugo nkijijwe noneho Imana ingirira neza mu rugo mu by'ukuri bitewe n'ibikomere nakuye mu bupfubyi bitewe n'ibikomere nakuye mu kazi ko mu rugo nageze mu rugo rwanjye numva nshubijwe neza numva Mana yanjye ngiye gukorera Imana mbohotse ndavuga nti Mana ushimwe kunyubakiye urugo nanjye ubu ngiye kwambara ibyo ubwo bankuburiraga abantu ngiye kwigurira imyenda ubwo harira nakoraga akazi ko mu rugo ntibampa ibyo kurya abandi bariye byiza bakampa ibibi nk'imbwa yo mu rugo ngiye kwigaburira numvaga mfite umutete ukomeye numva ngiye kugirirwa neza n'Imana Imana ishimwe hari ijambo nkunda kuvuga ngo uko biri biruta mbere ni ukuri nubwo nahuye n'icyo kibazo Imana yajyaga imbwira ko izangirira neza ubwo rero ninjiye mu rugo mbana n'umutware nakoze ubukwe ku itariki umutware wanjye ni amateka maremare Imana yangiriye neza iramunzana ku bw'amasezerano y'Imana twakundanye amezi 3 nayo ni ubuhamya duhita dukora usubiye inyuma gatoya kugira ngo aho hantu waruvuze akazi ko mu rugo wakoze ese uyu munsi urabona ko uri umumama mwiza ndakeka harenda nawe ufite abantu urimo gukoresha mu rugo ese ni iyihe nyunganizi cyangwa ni iyihe nama waha ku bantu bafite abantu bakoresha mu mago yabo bakaba batabaha agaciro uyu munsi ni iyihe nama wabaha kugira ngo abo bantu nabo bagiye babubaha tutararenga aho ngaho murakoze cyane Imana ibaha umugisha
mbabwiye ko nakoze akazi ko mu rugo mu by'ukuri nahakuriye ibikomere byinshi nahakuriye ibikomere ingenzi ko hari ahantu nakoze nkajya ndara muri toilette yo hanze kwa kundi abantu ba nyir'urugo umugabo n'umugore n'abana bari abasirimu bafite agakoni hanze gato noneho nkajya narifite akumba muri toilette na douche bifatanye byo hanze urumva mu ndangagaciro za gikristo iyo abantu bose bari hanze buri wese aba yumva ari umukristo ku giti cye ariko kuba umukristo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukujya guterana ahubwo ni imbuto zacu tugomba kwera rero hari ikintu kijya kimbabaza nkabona barafata ibyaha bakabikarasana bakavuga ati gusambana n'icyaha kwiba n'icyaha kuroga n'icyaha kunywa inzoga n'icyaha yewe hari n'abandi banabyitiranya babona umuntu udefirije cyangwa ufite uretse ko abambona ari nk'ubuyobe ugasanga bari kumucira urubanza ariko ntibumve ko umuntu agomba kwerekana imbaraga z'Imana no kwera kw'Imana ku mfubyi arera ku mukozi wo mu rugo naho agomba kuhakiranukira abantu benshi ushobora kuba utanywa inzoga ushobora kuba udasambana ushobora kuba utiba ariko igihe cyagera ukazasigara bitewe n'iki n'umukozi wakoreye bya mfurambi kuba umukozi wateka ibiryo ntumuhe ntabwo aba ari byo yamara guteka umuceri agafiriti n'inyama ukamubwira uti subira mu gikoni uteke ibishyimbo n'akawunga ni ikintu gikomeye cyane Imana burareka nkubwire amahirwa ni ukuvuga ngo mu bintu Imana izatubaza nahirwa Imana izakubaza ko wamureze ugomba kugira inshingano ukagaragaza ubwere n'uwawe wibyariye noneho kumfubyi no ku mukozi ari ibintu bikomeye cyane rero inama nabagira ni bariya badamu bariya ababyeyi bene data impamvu zateka ifiriti ntayimuhe impamvu reka nkubwire impamvu uzajya ubona kuri mu buyobe impamvu uzajya ubona kuri igikoresho cya Satani umwimye ifiriti umwimye icyayi cyangwa umugati ari we wabitetse urangije icyo cyizere cyo kumuha kuri ibyo biryo ntukimugiriye ahubwo umugiriye icyizere cyo kumusigira abana wawe ni hahandi rero ababyeyi bafite akazi biga ku manywa na nijoro basiga ibiryo by'abana abakozi bakagira gute bakabirya ukavuza inzoka kandi mu by'ukuri ari inzara cyangwa tugasanga umukozi arakwibye arigendeye cyangwa bakabaruga tujya tubyumva rero ntukabe umutego Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza ntekereza ko Imana izakugira neza Imana ibigufashemo aho wabikoze Imana ikubabarire umukozi ni nk'umuntu nk'undi niba gukoreye ikosa menya ko n'umwana wawe yarigukorera nurangiza kandi ikindi nkiraho mama Hirwa kugira ngo mbwire ababyeyi bakoresha abakozi bo mu rugo niba umuntu amenye teremusi usko hari n'abana b'abakozi baba ari 10 mu ngo z'abantu cyangwa z'abakire reka mvuge z'abakire abantu bifashije yamena teremusi ukamukata agahora bamuresheka ibintu agasana ikirahure ukamukata isahani ukamukata ikintu cyose ukamukata ugasanga ahora akorera indamu kamara amezi atanakorera ibiryo cyangwa agakora ntumuhembe wangiza ukamwirukana turinde ubwere bw'Imana muri twebwe Imana idufashe kandi Imana itugirire neza kandi nubafata neza Imana izaguha umugisha nawo uwo murimo ni Imana idakira izabyibuke Imana iguha umugisha aho niyo mpamvu numvaga nshaka ko aho hantu uhavugaho kandi Imana ihereza umugisha buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro kandi aho yumva yatanye atabikoraga neza akaba agiye kubikosora Imana imuha umugisha kandi rwose Imana iha umugisha n'abandi babikora nubwo bimeze gutyo si bose hari ababahemba hakaba abarihira nk'amashuri akavuga ati umwana se mu mazi ukajya wemera ko umwana mumarana igihe yose isafuriya gusa jya umuteza intera hanyuma y'imisi mumaranye myinshi umushyira no mu myuga rijyaza mu kazi ko mu rugo ari imfubyi cyane ndashimira Imana ishimwe Imana yangiriye neza ifungura amaso hejuru y'ubuzima nabayemo kuva ntashaka maze kurera abana 15 b'imfubyi n'ukuri bamwe narabashingiye n'ubu ngubu hari nzashingira mu kwa 8 ndagutumira izantumire nzaza amen hari undi ndihira sogondere nakuye mu Bugesera igihe nabagayo namutangije mu wa mbere primaire ari umukozi wanjye ubageze mu wa 5 sogondere iyo corona itaza abari mu wa 6 ibyo ngibyo mbimurikira Imana nkuko ndirimba muri korali nkuko nasenga umurimo wose twerekeje amamoko tukorana n'umwete tukore dukiranuka twongeye turagiye dufashe rwa rugendo ukuntu rero washatse uzi neza ko ugiye gusubizwa ugiye kurya twe tugarutse ku kazi ko mu rugo bitewe n'uko bavuga guti nari nzi ko ngiye kurya ngahaga ngiye kwigurira umwenda ngiye kugubwa neza ibisubizo byose bibonetse hanyuma ukigera mu rugo rwawe inzitizi wahise winjiramo ngira ngo ubwo niho twari tugeze murakoze cyane twari turi kuvuga ko
nagize ibikomere byinshi nkumva ko gushaka ari byo bigiye gutuma mba igisubizo, nkumva imiruho yose narushye nyiruhutse. Rero reka mvuga ikintu kimwe, hari umumama umwe twasenganaga kera baba hanze, hari ukuntu yabonaga ndi imfubyi akankunda cyane kwa kundi umuntu yigirira umuntu umukunda, yareba ubuzima mbayemo akajya ambwira ati Florentine ubu bayeho mu isi nta mahoro yuzuye twabona, igisubizo cy'ikibazo kijya kibyara ikindi kibazo. Noneho arambwira ati utazagira ngo nushaka umugabo uzumva ugeze mu ijuru. Aravuga ati ingaragu yiganyira iby'ubugaragu. Nuko Imana idufasha. Nanjye rero nageze muri ubwo buzima numva ko ngiye kudamarara, cyo kora Imana iramfasha kubera umuruho n'umubabaro n'umuhangayiko nari mfite. Ni ukuri umwaka wa mbere sinigeze nibuka ko nta mwana mfite. Naragiye ibiryo byose narabuze, ndaryama, ndambara, ndapembera. Umva niba habaga ahantu bakagukoresha imirimo y'agahato, uri imfubyi ukaryama saa sita ukabyuka, buriya abakozi bo mu rugo bararushye, ukaryama saa sitanu ukabyuka saa 10. Yesu we, nageze mu rugo noneho ndaryama ndizigura, ndavuga nti ubuzima ni ukuri. Umwaka wa kabiri nkajya mvuga nti sindamenyera, nkanywa icyayi mu gitondo nkarya. Yesu we, nuko nkurameshe. Ariko disi bigeze ku mwaka wa gatatu ndicura. Yesu we, ndavuga ntari kodi usko ndi umugore. Reka nkubwire mama Hirwa, usko nageze muri urwo rugo hajya ubwenge naba ntekeye nk'umugabo, ntetse uturyo twinshi, urumva nyine umuntu w'umware kandi ufite ubushobozi, umugabo agira afite akazi ka leta. Yesu najya kumva nkumva nk'ubwenge buragiye, nkibuka ko ndi gukora akazi ko mu rugo. Noneho hashira umwanya nkibuka ko ndi mu rugo rwanjye. Uri umudamu. Noneho rero urumva nihungabana nari narakuye mu kazi ko mu rugo. Noneho rero ngeze iwanjye umwaka wa gatatu nibwo nicuye, ndavuga nariko ndi uko nta mwana afite burya, uko imyaka ishize ari 3 nta rubyaro ufite. Nibwo Yesu we, noneho numva irangwiriye. Ndavuga nti subu amaye ngeze mu nzu y'Imana nibwo natangiye kujya senga. Nari narakijijwe kera, ariko none nibwo natangiye gusenga njye imbere y'Imana, nirukanka mu byumba, tangira kwigute ndashaka urubyaro nabimenye. Ndavuga nti reka nkubwire rero Mana, noneho iki kigeragezo cyo kirandenze, isi yawe inyubaraye hejuru. Ndasenga njye imbere y'Imana, umutwara wanjye turasengana n'umukristo arakijijwe yubaha Imana, turasenga Imana ikagitubwira ngo izaduha urubyaro. Mana we, Imana yaratubwiye ngo izaduha urubyaro. Mana ntabwo urumva ikigeragezo cyari kibisi, reka ariko mvuga nk'umuntu warinza, hari wa mugani wa Theo Pastor Theo cyari kikiri kibisi, ariko uko imyaka igenda ishira, imyaka igenda ishira, ngenda ndushaho kumva noneho ijuru ringwiriye. Ariko ndasenga Imana itubwira ibintu byinshi, n'urugendo rurerure nyine. Ariko bigeze mu myaka ingahe 5 6 ntangira kumva bikaze. Noneho numva imbaraga zirashize, mpinduka wa mugore wo mu rusengero bahamagara abantu badafite abana, nibyo nari ngiye kukubaza, babasengere. Noneho nkumva ndacitse intege no guhaguruka birananiye. Ubwo mbere yaho Imana ikajya imbwira, urabona ukuntu abavuga butumwa bazakuzura umwuka ura mu rusengero, umuvuga butumwa agafata akagenda agakura nk'umuntu w'igitenge, agafata umwana akaguhekesha. Ubwo buhanuzi nari mbutunze bwinshi. Nuko ndangije nkavuga nti Imana, ubu Imana igihe kimwe iraza irambwira ngo ngure imyenda y'umwana ngiye kubyara. Navuye Igicumbi nza kwigurira hehe i Kigali. Kwizera. Nuko ngura iyo myenda, Mana naba nasaye Mana nacotse, nkafata ya myenda nkayibwira Imana, se Mana iyi myenda warayimpaye ngo nyimaze iki, iyi myenda warayimpaye ngo nyikoze iki. Umubabaro uranyishe Mana, n'intambara urabizi ngo rugamba rubamo amagambo, rubamo intambara nyinshi mu miryango, mu baturanyi, no mu nzu y'Imana. Nuko byaranzengereje, igihe kigeze noneho nk'abantu bazi ubwenge twirukanka no mu bintu byo kwivuza kwa muganga, tubijyamo byose, dutakaza amafaranga menshi ashoboka, tujya ku badogiteri benshi, kwa Babyanka, kwa Siridiya kiriho, ubwo twabaga twabanje kwa Nyirinkwaya tugura imiti, bamwe batubwira ngo mu Rwanda ntayihari, dutuma muri Kenya, ahantu henshi hatandukanye, no mu Buhinde no mu Buhinde. Ubwo wari umaze kugeza mu myaka ingahe? Mu myaka 9.
ndangije ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye, rwari urugendo rurerure. Ndagira ngo nkubwire ngo ubu narahungabanye mu buryo bukomeye, ngira ibikomere, ibaze uko ngana gutya ndeshye. Igihe cyarageze mbwira Imana nti Imana warambeshye, Mana nta kintu Mana wigize umarira, wankuye mu bupfubyi, ni ukuri nkura mu kazi ko mu rugo, ariko kumpa umwana byarakunaniye. Ndagira ngo ntangarize abantu bene data bakunzi ba Hirwa TV Rwanda, ni ukuvuga ngo iki kigeragezo udafite umwana urihanga, nk'uko umukobwa abaho agakura agategereza umugabo, ariko bitewe n'uko abantu bagisunika. Ndagira ngo mbatangarize ko imiryango idafite urubyaro ni icyapa kiba kiri ku gahanga. Ugendana Yesu we ugendana, buri muntu wese akagisoma, nacyo ubwacyo kikibonekeza. Cya kindi uryamana mukaryama, cya kindi uhaguruka kigahaguruka, wajya kwirira kikagutanga gukoramo, wagera mu bukwe, wajya ahantu wihisha udashaka kwivuga kikagutamaza, ukumva umuntu avuga ati twibwire, kandi ntabyo kuvuga uri mama ndi. Narahubanganye, ndahungabana, kugeza igihe ntangiye guheka igipupe. Wahetse n'igipupe? Imana yari yarambwiye ngo izampa urubyaro, mbona ko binaniye. Ndangije nari mfite ishuka nini, mfata ishuka nkajya nkoramo umwana, nkabikora ariko ntawe undeba. Umutwaro wanjye yakoreraga kure, akajya akorera ahantu mu ntara hatandukanye, nuko nkarira, nkafata ishuka nini cyane itubutse rwose, nkakoramo umwana. Namara kumukoramo nkamwambika ya myenda, namara kumwambika ya myenda, nari naraguze impetso n'agashuka, kwa kundi Imana yambwiye ngo nzagira gute, nzaguha urubyaro, witegure kubyara. Imana yacu ntibeshye, irakarama, ni ukuri. Ndangije nkajya mfata umwana nkamuhekura muri igishuka cya dubure aba ari kinini, naheka nkabona ndaberewe, ariko nkamuheka ndi kurira cyane, nkatwikira. Nangiza nkagenda nkapfukama mu cyumba nkabwira Imana, Mana warambeshye, ubu ni ibiki unkoze, unteje abantu, unteje isi, uyu mwana nkanamwonsa. Nkavuga nti Imana, uyu mwana wampaye utavuga, uyu mwana wampaye udakora, udakura, ntashobora kugaburira ngo yemere, utanganiriza, utamara irungu. Nkamwonsa, nkamushyira hano nkamwonsa, nkavuga nti Imana warakoze kuko wampfunyikiye amazi. Ndagira ngo nkutangarize ko buri imiryango idafite urubyaro, uretse imbabazi z'Imana, Yesu aje turi mu bikomere, nta juru twabona, ari ngenda nkangurira ubutwa. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo si umwanzi wangize ibyo, mba narabashije kwihangana, ahubwo ni wowe dusangira, tugendana, dukorana byose, tujyana mu materaniro y'abera. Twagiye tugira ibikomere byinshi mu nzu y'Imana. Ni nayo mpamvu mba kubw'iryo jambo nkubwiye ngo imiryango utarabona urubyaro utegereje, ibiri mu kazitiro, ibiri mu kato, ibiri mu gahinda, Yesu agarutse ntabwo ubugingo bwapfa koro. Ni kwa kundi Imana igirira neza uwo yasize, ariko ubundi buri mu kure y'Imana. Niyo mpamvu nagiye mbwira abakuru b'amatorero, ntabwo mujye musanga iyo miryango mubahumurize. Nkatwe turi nkanjye rwose, nta muntu wigeze asura mu rugo ngo ari cyo kimuzana, wabwira ati wowe n'umugabo wawe, kandi bazi ko hari igihe abantu bananirwa, ingo zigatandukana, umugabo akirukana umugore, cyane ko kutagira umwana ubundi babiharira abagore. Ubu abantu benshi uretse wenda ko abantu bari kugenda bajijuka, ariko bazi ko abagore aribo bagira ikibazo gituma batabyara, ariko burya n'abagabo birakunda, n'umugabo ashaka kukwirukana kandi ari ufite ikibazo. Nuko abakozi b'Imana ntibaze no mu rugo, byibuze ngo bavuge bati reka tubasure, wenda tubaganirize, ubabwire n'ijambo ry'Imana, ubabwire uti Hana yategereje Imana, nubwo natwe tuba dusanzwe tubizi, ariko iyo ubivuze warabisigiwe amavuta, Imana irabyubahiriza. Abakozi b'Imana abona ko namuzirikana. Ariko twagiye duhura n'ibikomere byinshi, duhura n'intambara nyinshi. Bene data bakunda, twahuye n'ibintu byinshi ku musozi wo gutegereza urubyaro. Ndabyibuka ihungabana bari byinshi cyane. Ikintu cyose uba wibereye mu bikomere. Ubundi uzi ibikomere nagiraga, urabona umuco w'abapantekote wo kwakirana, najyaga njya muri korali, perezida wa korali akavuga ati reka twakira abaririmbyi tujye kurepeta, abasore bahaguruke, nangiza nkiyicarira,
nicazwaga n'iki mama Hirwa waburaga icyiciro urimo cyambere nabwo sindi umukobwa sindi umusore sindi umugabo sindi n'umugore umubyeyi ahubwo ngiye numvaga bavuga bati abagore buriya niba hari ikintu nakundaga nasabiraga umugisha umuntu wese washyizeho uriya munsi w'abagore mama avuga ntuyu nguyu yibutsa abantu bategereje yego sha nibura bibonamo nabo bagira aho bibona ntabwo twibonaga nuko mana we nkababazwa nuko icyiciro nigize gute nibonye yego ibyo bikandiza ukumva najya kwigaburo ryera urabona ukuntu bigisha bagiye gusengera abana nabyo turabikora iwacu yego bakavuga ati abana ni umwandu w'Uwiteka abana ni umugisha mana nkavuga nti burya mana waratuvumye waraduhamije kuko twebwe nta mugisha wadukaho nta mugisha dufite turi ibivume wacume kandi uri kwigaburo ryera uzi ibikomere duhurira mu nzu y'Imana hanze ibyo batuvuga baba babyemereye ariko iyo ubitekereje mu nzu y'Imana ugira uretse Imana yonyine wasara ukirukanka no ku musozi noneho nareba mu nzu y'Imana urabizi tugira amahugurwa menshi nkareba ukuntu bafata urubyiruko nkareba ukuntu bafata abagabo nkareba ukuntu bafata abagore hari umuntu ukuriye abagore nkareba ukuntu bafata ibyiciro byinshi bitandukanye abaririmbyi abadiyakoni havuga nti ariko ubu habuze n'umuntu ugira iyerekwa ngo afate imiryango itegereje urubyaro ayihuze ayiganirize ese aba bantu bazajya mu ijuru gute kandi bari mu bwihebe bari mu bibazo bari mu bwigunge bari mu kazitiro n'ukuri ariko mana n'ukuri Florenti reka nkubwire tukiri muri uwo mwanya n'ukuri pe data wo mu ijuru nawe yongere agira ukuntu abigenza nk'uko mu gihugu cyacu habaho icyiciro cy'abamugaye icyiciro cy'abafite ibibazo runaka ariko n'ukuri n'icyiciro cy'abantu bategereje urubyaro bundi ko hariho ababisaziyemo hari abantu bamaze gusaza ariko batagira umuntu basura batagira umuntu baganiriza babaye n'imiryango yarabataye banyakamwe bantumwe mutwumva pe abo bantu mubashyirireho umunsi nishaka bibe mu cyiciro cy'umudugudu cyangwa wenda cy'akagari ariko bajye babo ngo nibura hari abantu abo bantu nabo bisange mu bandi batekerezweho ni ikibazo gikomeye bafite igikomere gikomeye cyane barahamagara abadamu ntibibone ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ngo hari umubyeyi umwe wambwiye ati uko mbona uko sinjya njya mu kagoroba k'ababyeyi none njya mu kagoroba k'ababyeyi ntafite umwana yego rero ndagira ngo sabe bene data bakundwa nshuti z'Imana aba bantu iki kigeragezo mama Hirwa ni ikintu gikomeye cyakubuza ubugingo kikakubuza n'inshuti n'abavandimwe n'imiryango wabonye ikintu kiguca umuntu ashobora kuba ari umukene ukuri Imana igakoresha abantu benshi batandukanye ikagutegeka ukanzanira agafuka k'umuceri bijya bibaho umuntu ashobora kuba ari imfubyi Imana ikagutegeka ukandihira ababyeyi banjye nubwo uba utari umubyeyi wanjye ariko ushobora no gukora ibirenze ibyo ababyeyi banjye bari kunkorera ariko abonye ikigeragezo umuntu adaha umuntu ngo amwakire ngo amufasheho gataruhuke bene data no kubaha akato babaha akato bakababwira amagambo akomeretsa bakumva nta jambo wavuga kubera ko nta mwana ukira noneho ikindi aho kibera kibi nanjye ubwanjye nishyira mu kato abantu bakanshyira mu kato muri make ndibura kandi nabo ni abantu nk'abandi Imana idufashe rero kugira ngo abantu batekereze kuri iyi miryango Imana itugirire neza nuko nari nibereho mu kazitiro sinjye njya mu birori ntibyandebaga ntuye mu ihungabana ku buryo nabonaga n'akatsi cyangwa kakanyigisha ku bintu byo gutegereza urubyaro ndibuka umumama umwe nakundaga guhinga arangije arambwira ati Florenti ndashaka ibigori ndambwira ntuzaze mbiguhe rwose urabizi ko ibigori bikundwa n'abantu benshi ndangije tugezeyo shagiye kubona ikigori munsi ya voka bigaragara ko voka yarakibangamiye kirashisha cyane ariko nticyaheka arangije aravuga ko mana ngo reba kino kigori kingana gutya ubundi bindi byahetse kiri hedi yari inshuti yanjye kandi ntabwo yaragambiriye kunkomeretsa ariko wowe wahise ubikurura umva ni wowe naragiye rwose ndagihobera ikigori cyanjye ndavuga ntizire mukundwa wowe iyizire uri mugenzi wanjye ntibakureke ndangije ndamubwira nti se urarenganya kino kigori buri munsi abagore ntibabyara babyara ndihe babyara turihe nicecekerera turi kigenzi cyanjye twibanire ubwira ikigori yarababaye mu by'ukuri ntaragambiriye kunkomeretsa
ariko kubera ako kantu yarakomeretse nawe agira igikomere yibaza ibyo yavuze kandi atarira menshi nanjye ndi kure twese turirira mu murima rero ndagira ngo mbabwire ngo tuba tubana n'ibikomere rero nagira ngo Imana ishimwe ijambo ry'Imana ryaravuze ngo Uwiteka ahimbazwe kuko ajya twikorera imitwaro uko bwije n'uko bukeye Imana yarahabaye ndagira ngo mbabwire ngo igikomere cyo kuba ko utegereje urubyaro ni ikintu gikomeye ikintu kiguca ku nshuti kikaguca mu miryango uzi ko banjyaga batumira abandi basiga muri karitsiye havuga ngo ndi kuzira ariko nta bintu nzakoresha nta byaro batumira nashingiye rero Imana idufashe nakomeje kubibamo gutyo ariko ko senga Imana ikambwira ngo izamura urubyaro Imana ishimwe senze Imana ikambwira ngo izamura urubyaro Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo nzaguha ingororano nuko Aburahamu ngo abwira Imana ngo Mana uzampa ngororano ki ureba ngenda ndicike ibyanjye ngiye kubiramo bijye kuragwa Eliyazari nukuri ngo nukuri ndirahiye ntabwo ibyawe bizaragwa Eliyazari ahubwo nzaguha umwana wawe kurukira amina Imana ishimwe nukuri narese abana benshi b'imfubyi nkuko nabibabwiye ariko igihe kiragera Imana wabo kurukira nukuri Imana ishimwe data Imana ihabwa icyubahiro jambo Imana ivuga ngo rihere nkiri aho ngaho ndagira ngo mbwire ababyeyi imiryango itegereje urubyaro mu ijuru hari Imana mu ijuru Imana ikora ibikomeye mu ijuru Imana ukuboko kw'Imana kuracyari kugari dutegereze Imana twihanganye kandi tuyitegereje tuyiringiye Imana iduha umugisha kandi Imana itugirire neza nuko rero urangije ukomeza urugendo ugira gutya ndashaka ko kumenya igihe cyo gutwita ese waje gutwita hashize igihe kingana gute Imana idufashe kandi Imana iduha umugisha umusozi wo gutegereza urubyaro nawe umazeho imyaka 14 14 yewe Yesu we imyaka 14 ndi mu butayu imyaka 14 ndara mu buvumo imyaka 14 ndarandira ubu kubona narize amarira menshi cyane ariko Imana ishimwe yarayumvise nukuri Imana yumvishe gusenga nta jambo narimo Imana ikivuga ngo rihere muri uwo musozi Imana ikomeza kubimbwira hakomeza kwinginga Imana no kuyihendahenda reka nkubwire nageze aho nakunda buriya narese abana 15 b'imfubyi nabarereye iki nagira ngo Imana irebe ko nkunza abana ukunda abana nawe zaguha abana abo bana nkuko wabivuze ntabwo nagiye kubona ngo mbone nta mwana numwe narese kuva nashaka kugeza uyu munsi nta mwana narese wo mu muryango wanjye nta n'umwana narese wo mu muryango w'umugabo abana bose nabareze nta sano dufitanye 15 nabareze gute nuko najyaga ngira abakozi nkabona umuntu w'umukozi w'indusharaje cyangwa umwana akaje akambwira ati ndishakira kwibanira nawe mudo akaza ariko ari yandushye mu rwego rwo hejuru nuko bituma nkavuga nti reka mbarere mbafate neza Imana izareba ineza mbagirira nanjye nk'urubyaro nukuri Imana ishimwe nageze numva ko kuririmba ntacyo bibwiye Imana ahari kubona ntibihagije fata abo bana ndabarera numva ntibihagije igihe kimwe ndavuga nti ku rusengero batanga itangazo baravuga bati turashaka umubyeyi ubifitiye umuhamagaro ubifitiye ubushobozi rwose no kwihanganira mu bana waza agafasha abana akabigisha muri Ecole de Dimanche Imana nari narasenze imasengesho y'iminsi 7 ndavuga nti ndashaka ikintu mpa cyo gukora ariko ukakibona ukampa urubyaro nuko batanze iryo tangazo ndavuga nti Imana iragikemuye impaye kakazi cyane naho kumbi simenye ko ninjiye mu ntambara mu itorero simenye ko ninjiye mu ntambara ndagenda mfata abo bana bari bato cyane ndabafata ababyeyi bamwe mu murimo w'Imana bakambwira bati ubundi se ko agiye mu bana azamenya abatoze azababwira iki umwana uzagira gutya agakora ikosa ko abana bakosa ntazabakubita mu cyico oya sha nabo bagira imufashe nagira ngo ntangariza abantu haleluya nagira ngo ntangariza abantu babwire ko ababyeyi badafite urubyaro bagira impungenge abana badafite ababyeyi batarabona urubyaro bategereje bagira urukundo ntimukajye mubafata ngo mubanage mu gatebo mwumve reka nkubwire hari igihe abantu uzareba uzuko uri umubyeyi utegereje urubyaro mwicara muri korali umwana akamurira nagiye kuririmba akakurenga akamuho hirya akujijije ko uri muri wa mwanya utagira umwana akamugutambutsa ari mwene se noneho
uba wumva isa gukubita ikintu mu cyico agahwanya neza ukarira ukavuga ati buriya ko ndi bumuroge buriya ko ndi bumwice buriya nimubizere nabo bafite ubumuntu Imana ishimwe naho mwabyemera cyangwa nimubyemere Imana yabizi ko turi abanyempuhwe none se mbwira ukuntu warera abana 15 udafitanye isano nta wawe urimo abantu bakavuga ngo nta muhugira kandi ubagaburira ukanabishyura minerivare bakiga sogonderi ukarambika kimwe cyose ukakibabaza bakakikubaza bikemera barangije babwire ngo Imana iratuzi bene data bakundwa inshuti z'Imana abakozi b'Imana mukiri kuri uyu musozi ni ishuri turimo ujye wiga neza naho Imana irabizi kugira urukundo ujye ukora neza rwose mere cyane ndavuga nti Imana nari nzi ko ngiye gusa ariko nihanganira mu murimo abana urabarera ndabarera abana barankunda bajyaga banjyana mu cyumba najyaga mbapangira gahunda yo gusenga nangiza bakambwira bati pfukama tugusengere bakandira imbere ndirimbo ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kambwira ati niba abantu bakuru Imana itarabumvise twebwe turabana Imana impera umugisha kuri ari twema wose n'abana nareze ndabarera kubavana hasi kubageza hejuru barangije za kaminuza ubu kubera ko bafonze indi korari y'abana bato bagiye babasengera mu makorari babayemo abantu bakomeye amasezerano Imana yaduhaye yarayashohoje Imana ishimwe nuko ubwo ngubwo nkomeza gusenga Imana nkagira umubabaro nkagira agahinda ariko igihe kimwe y'amasezerano y'Imana agiye gusohora aragushaka niyo waba uri mu mwobo aragenda agaca inzira yicira inzira Imana ishimwe ushobora gushaka amasezerano y'Imana kuvuga uti Imana kuki utampurubya kuki utagira gute ugasitara ku masezerano akakwica ukarinda upfa utayabonye ariko amasezerano ageze igihe cyo gusohora ni ukuri aragushaka aho waba uri hose yishakira inzira akagushaka paka kubonye agasoho Imana ishimwe nuko muri icyo gihe mu myaka 14 ni ukuri ubundi buriya tuba twaragize ibikomere byinshi ababyeyi badategereje urubyaro uziko uba wikangira ku buryo niyo ari abamama bajya bambaza bakambaza batari ko mudo tubabarira utubwire gutwita bimeze bite iyo utwite wumva ute nkababwira nti nimuceceke Uwiteka nabikora ntimuzabi ntago muzabiyoberwa twajya tugira turoma ukikanga watwisegahurwa uri kumva kandi udatwi umuceri ukakuhumurira ibishyimbo bikakunukira disi wajya kubona ukabona ifu wapi rero ndagira ngo mbabwire ngo isezerano rigiye gusohora Imana itanga ibimenyetso Imana ishimwe izo nzira nari naraziciyemo narazinyuzemo urimo kunyuramo nawe wabinyuzemo cyane nanjye nabinyuzemo ni ukuri Imana ishimwe ariko igihe cyageze biragushakisha Imana ishimwe ni ukuri nuko ndangije turavuga tuti se watugiriye neza Imana intumaho umugabo w'icyangwa gusa nzamwibagirwa hari umumama wari umaze imyaka 5 adafite urubyaro nawe noneho aza kumbwira ati mudo hari umukozi w'Imana witwa Moyize uwo mukozi w'Imana n'ucyangugu nta mwana agira amaze imyaka 20 Imana yaramubwiye ngo nta n'uwo azabyara ahubwo azarera abana bandi nibo bazamubera abana ati yaje kunsura kwa kundi rero tuba turi bikona bisa bitora hamwe akavuga ati mfite undi mugenzi wanjye maze imyaka myinshi reka nawe mubwire uwo mukozi w'Imana araza aramuzana mu rugo arangije Imana iramusangira mugenderera arangije aramanura arambwira ngo Imana igiye kuduhoza amarira ni ukuri ngo Imana idukoreye ibitangaza ngo iduhaye abana ngo kandi ikimenyetso duhaye tuzabyarira umunsi ni ukuri Imana yarabikoze duha abana tubyarira umunsi mudo uratwita ndatwita utwise rero mwitorero reka nkubwire nagize narastwise urumva sinahise mbyibwira buriya tuba dufite ibibazo byinshi mu buzima bwacu kubera kutabyara cyangwa se kugira ibibazo bishamikiye kuri icyo kintu tugira ingorane nyinshi kandi Imana igiye gukora igitangaza nk'akantu kagahuge wenda Imana ikaguha umwana mu gihe wari utangiye kwiyakira uri kuvuga uti Imana noneho ndatuje cyane kuko icyo gihe nari ngeze kuri igihe cyo kuvuga ngo Imana ntizongere kumbwira iby'umwana yarananiwe igihe yabimbwire kirahagije izampa ubugingo kandi nkirengagiza ko ushobora kutagira umwana ukabura n'ubugingo niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo mu gihe agize icyaza kikantesha inzira yawe uzaza uca umugozi nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera nuko Imana ibimbwiye gutyo ndategereza ariko igihe kimwe ngiye kubona mbona nagize impinduka
ndarwara bisanzwe ndavuga nti ubu kubera ko nagiye ndwara indwara zitari zimwe nagiye ngira ibibazo bitandukanye wasanga nirwariye indwara isanzwe nuko ndangije njya kwa muganga ngiye kwa muganga umuntu nasanga umusore sinzabyibagirwa arambwira ati tanga ibizamini ndabitanga bajye kumpa ibisubizo barambwira ngo ndatwite barangije barambwira ngo ndatwite kubyakira byarangoye birumvikana ndavuga nti ndebera byihorere andebera ushobora kumpa ibisubizo bitari ibyawe ari satani imukoresheje kugira ngo nongere nkomereke ndabwira nti ibyo gutwita byihore arambwira ati mada uratwite ndabwira nti ariko ibyo byihore arangije arambwira akinga aho arambwira ati cara tuganire kubera ikindi kukubwira ibintu ntubyumva ndangije niva imuzi ndabimubwira arambwira ngo ndatwite numva nataye ubwenge yo mana we basinze ukuntu mbaye kubyakira biranga byakira birananira yego kumva kubyakira birananira binaniye mana kugira ngo mbone imbaraga zinkura muri icyo cyumba ntago mbisi ndagira ngo nkubwire ngo kubyakira byarananiye ndavuga nti se mana njyewe uzi ko hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo akiyakira akabona ko nta kiza kimukwiriye numvaga ikintu cyo gutunga subiye inyuma gato hamwe no gucika intege ya myenda Imana nari naguze imyenda hafi y'ibihumbi nka 200 pe yose narayitanze ngo Imana ntimana Yeremiya niwe wabwiye Imana avuga ngo warashutse nemera gushukika nanjye nabwiye Imana nti warashutse ntakaza amafaranga ariko nubwo nayatakaje ntabwo byavira mwako ndavuga nkajya nifata nkajyana kwa muganga hayiha ababyeyi baba babyaye harimo abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe hayiha ababyeyi baba babyaye badafite icyo kwambika abana nuko ndangije yose yari yarashize ndavuga nti impetsi imwe niyo nzasiga niba ariyo kumbarira inkuru ku Mana yambwiye ngo ngure imyenda nzabona urubyaro nicyo kizambera cyo kimenyetso ndangije ubwo naratashye nyine mvuye kwa muganga mbwira umutware ndamubwira nti mugabo mwiza bambwiye ngo ndatwite umugabo arambwira ati umva nkubwire ceceka uratavuka uryumeho tubanze utagira ubibwira ugasanga bibaye nk'ibyambere kwa kundi twagiye tubyizera ugasanga ntibyabaye isi katwote turabiceceka turatuza turaceceka kugeza igihe natangiye kujya njya muri ekogarafi bagiye kubona bakambwira ngeze aho ndabyakira iyo Imana ibikoze ntabwo uhita ugira ibyishimo birenze ubigira babikubwira ariko ndi kubera ihungabana ryinshi ahari uba wumva nta mwana utwite kubyakira bikanga yewe ntabwo kubera ko nayitwise nkahita narwara cyane namaze umwaka namaze amezi 9 n'ibyumweru 2 ntava mu rugo ariko mwene data ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana izadusubizanya n'abatuborogeye urumva nacaga ku ruhande nkahamagara nk'umuntu nkavuga nti mama Hirwa yaransengeye nkamubwira nti ko ntwite iwanjye hamaze amezi 9 n'ibyumweru 2 abantu barariye iyo nda Imana ibaho umugisha Imana Satani ishobora gutera kugira ngo irogoye uwo mwana nukuri Imana ibaho umugisha barakoze pe Imana ibaho umugisha bahavuye maze kwita umwana izina rero urumva ko Imana yankoreye ibikomeye ndashimira Imana bene data bakundwa ndashimira Imana ariko nubwo Imana yangire neza ikampa urubyaro nukuri uwo mutwaro ntago ndawiyambura uwo mutwaro reka nkubwire ndishima pe ariko bitewe na bene data reka nkubwire mama Hirwa ubu ndagira ngo ngutangarize ko ubundi kera wajyaga ku gasozi ugasanga umuryango umwe ariko ubu muri kwa rusanga imiryango nk'itanu cyabaye nk'icyorezo ukumva ubu rero ndi kurwana saba Imana nyisenga na bene data twese twavuye kuri iyi misozi dusenga Imana ikureho uyu mwuka uri guteza iki kibazo kugira ngo Imana irengere abantu bayo nukuri pe Imana itanga abana kandi Imana itangirire neza Imana itanga ikintu gishobora gutuma wiyahura ugapfa ikintu gishobora gutuma Mana usaruka mbara ubusa ku gasozi ukirukanka kazinga ukava mu rugo rwawe ukagenda rwose kubera iki gikora ku bintu kiriya kintu ni ikintu kiza kikazana amashami menshi iwanyu mu rugo bakaguca bakakwanga aho washakiyeho biba bikomeye mu baturanyi uzi kugira ngo umwana wundi agukorera ikosa uro muri uwo muryango nurangiza uvuga uti Imana imbabarire mubyeyi umwana wawe yanyangirije atavuga ati genda n'ubundi wakiwe wowe utabyara wowe ugira urwango ugira inzigo n'ubugome bwawe nkawe yamusaba imbabazi nawe ukinumira Imana idufashe kandi Imana itugirire neza Imana iguha rero umwana Imana impa umwana barakubwira turabyaye
reka nkubwire yego njyewe kubera ko bambaze nafite ibibazo byinshi barambaze navuye mu kinya nkerewe cyane cyane nsanga ntabyaye ntabwo abantu bari bandwaje barambwiye ngo uko nicuraga nkajya mu kinya ndi mu kinya nkavuga n'ubundi bya bintu by'iki byo mu murimo w'Imana niberamo kwa kundi bagukanga ukuri kuvuga uri guteshaguzwa nivugiraga ibintu byo mu murimo w'Imana nivugira ibyifuzo by'uko Imana yampora ubyara ariko ibyo kuvuga ngo ndatwite naragerekada narindi muri iyo si uri kumva kwiyakiraga ariko nakangutse mbona abantu benshi baje gusura umwana wanjye baje gusura mudogo wari umaze igihe nta mwana afite ubwo wabyaye umaze imyaka 14 umwaka wa 14 niwo wabyaye Imana ishimwe ubwo rero nakangutse ngo numva abantu bari kwita umwana izina icyo gihe aribwo yavutse ngo ni umucunguzi ngo ni umuhoza ngo ni umutagati Yesu we bari kumwita amazina atandukanye ariko byari ibirori bikomeye Imana ishimwe yarakoze yarahabaye Imana ishimwe ko yatugiriye neza Imana turagushimye warakoze turayishimiye kandi n'ibindi Imana yaguhinduriye izina yampinduriye izina yego yampinduriye izina ubu uyu munsi rero ufite abana bangahe ubu uyu munsi mfite abana 2 yego bawe n'abandi 3 ndera b'imfubyi muri babandi 15 nashyingiyemo bamwe abandi bajya mu buzima busanzwe ariko bose Imana ibahindurira ubuzima bandacyari nyina baragaruka bakansura ariko ubu mu rugo mfite abana 3 b'imfubyi ndera nabo 2 banjye umuhungu n'umukobwa Imana ishimwe abana bawe bitwa bandi umuhungu namwise Inema Alpha Baraka wagendeye kuki kugira ngo mwite ayo mazina Imana yarambwiye ngo izampa umwana w'umuhungu kandi ngo nzamwite Mugisha hanyuma kwa badata bukwe n'abakatolike yego kubera igihe barankundaga Imana buriya Imana izi ntambara turwana yabonaga ubupfubyi ndimo bumpagije n'umukozi bwo mu rugo n'ikibazo cyo gutegereza urubyaro yego icyo kwa mabo kwibona nta kivamo barankundaga cyane Imana ibahumuje byaye rero bavuga ati umwana ni Inema ntagatifu kubera ko ari abakatolike mbwira sogokuru nti rero iri zina ni rirerire reka tumwite Inema ubwo mwite Inema Imana rya sogokuru Imana yarambwiye ngo nzamwite Mugisha mwita Baraka hanyuma kubera ko yari imfura nawe urabyumva mwita Rufa Imana ishimwe umukobwa urumva nyine namwise rya zina ry'Inema ubwo bose abo nzabyara bose nibaye Inema bitewe n'uko sekuru yabizi hanyuma mwita Miracle igitangaza Gloria Imana ishimwe Mana yanjye n'ukuri imirimo y'Imana iratangaje imyaka 14 ndi ku musozi ntegereje Imana yego uheka igipupe wonse igipupe urera abana b'abandi mu bikomere nagize bikomere njya nibuka ntabwo nzibagirwa n'ubushongore n'iki ugaheka igipupe ni nko gusara byari ihungabana ariko data ashimwe kuko yabyumvise biriya byose yarabibonye irangije ibona kuko yishoboye kandi ifite imbaraga iguha umwana wonse umwana Imana ishimwe nawe waronkeje ndetse uheka umwana Imana ishimwe iyo ngeze mu rugo nkareba ukuntu banyakira Yesu we ndavuga nti Imana nta deni undimo Imana imbwira ibintu byinshi igiye kunkorera ariko mera nk'uyihariye nkavuga nti Imana we nta deni undimo wampaye abana uzi ukuntu najyaga ngira ihungabana rikomeye ntabwo umwanya bari muto umuntu avuze akabitondora hano ubwo umunsi warenga ibiri kashiri uri kumva ni ukuvuga ngo njyewe najyaga njya guhinga subona wenda ngiye mu murima saa moya nkahinga nahinga nk'iminota 30 ubwonko bukituruna natekereza ko nta rubyaro ufite nkaterera isuka ku rutugu nkataha kabati ndarwana n'iki ko nta kugaburira ufite nabaga nicaye mu rugo mfite udufaranga kuri konti umugabo wanjye urumva nyine yari umucungagereza nakubika ko nta mwana afite ukadukura agenda nkakurayo nkafata agatise nkakadodesha agatambaro mu mutwe ibijyanye agakweto bijyanye nkavuga nti n'ubundi bazabirya batarabiruhiye singiye kubura kwambara ngo mbure n'umwana yewe Yesu we Imana ishimwe uzi ingaruka ziterwa no kuba umuntu afite iki kibazo ni ukuri hanyuma nagira ngo nkubaze ikintu kimwe turimo kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko ufite byinshi n'ukuri pe n'ubundi uzagaruka ariko nagira ngo byibuze
nkubwire cyangwa nkusabe ijambo ushobora kubwira abandi bagenzi bari ku musozi barimo kuzenguruka bategereje Uwiteka ko hari icyo yabakorera. Ni ukuri hari amagambo menshi ufite yo kubakomeza, ndumva hari ikintu wababwira uyu mwanya. Rero iyo ngeze muri uyu mwanya kubakomeza, reka mbaririmbire. Nagiye mpimba indirimbo zo kubabwira, nkababwira mu ijambo ry'Imana. Numva iyi miryango ntazayibakure, numva iyi miryango ntabwo nayikamira mu kitozi, kuko nzi ko amasezerano ari muri bo, bategereje isaha y'Imana. Muryango mwiza, muryango nkunda, icyo mbasaba ni ukugira ngo mutegereze Imana mwihanganye, mutegereze Imana ijya kurimbura Sodomu n'i Gomora. Yaravuze ngo mbese Aburahamu wanjye, inshuti yanjye nkunda, namuhisha icyo ngiye gukora? Nanone ijambo rikavuga ngo ubwo gutaka kw'abarega Sodomu n'i Gomora kubaye kwinshi, ndamanuka ndebe ibyo bavuga ko ari ukuri, niba ariko bimeze ndabimenya. Iryo jambo ndivugiye iki? Ndivugiye kugira ngo ibyo abantu baturega ngo nta rukundo, ibyo abantu baturega ngo turi abagome, Yesu naza akareba azasange mutabifite, hanyuma azagira ikintu asigaho ngaho. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Yesu naza akamanuka mu mwami byangomwe akabagenderera. Niba bavuga ngo ntitugira urukundo, ngo tugire ubugome, Yesu naza akirebera ko ntawe atuma, azasange ibyo bakurega ari ibinyoma, uzasanga hagize ikintu yanzura. Imana ibahe umugisha kandi Imana itugirire neza. Kambaririmbire indirimbo nkunda kubaririmbira cyane. Bose ntabwo ariko baba kuri za WhatsApp cyangwa se kuki bafite za smartphone, ariko mfata rekodi nkayoherereza umuntu kuri telefone ye, cyangwa nkamuririmbira uko bigeze. Imana idufashe. Kambaririmbira mvuga iki ndeka iki, ko byose ariyo yabikoze, uko mundeba n'ukubera Imana. Imana ishimwe yaranyunamuye ndema, imvura ibikomere nahuye nabyo mu buzima. Mvuga iki ndeka iki, ko byose ariyo yabikoze, uko mundeba n'ukubera Imana. Imana ishimwe yaranyunamuye ndema, imvura ibikomere nahuye nabyo mu buzima. Imana ishimwe kandi ihimbazwe, Imana ishimwe ihimbazwe, Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Imirimo y'amaboko yayirivugira. Imana ishimwe. Ntiyakuretse, ntiyakwibagiwe, Imana yacu ntanubira cyakora. Ihangane yitegereze, ku isaha yayiza kora ibikomeye. Ntiyakuretse, ntiyakwibagiwe, Imana yacu ntanubira cyakora. Ihangane yitegereze, ku isaha yayiza kora ibikomeye. Imana ishimwe izabikora. Muzabyara, muzaheka, muzatuma, kandi bitabaye kubw'umugambi wayo. Niyizi mpamvu reka nyisabi bakomeze, byose ibyemera. Imana ibaha umugisha miryango myiza. Ni ukuri bibaye bitabaye byose ibyemera. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ni ukuri mukomere, mwihangane, bibaye bitabaye byose
niyo ibyemera. Bene data bavandimwe, ni ukuri twafatanyije kumva ubuhamya bwa mwene data bw'urugendo yagenze mu bupfubyi bwiwe, mu rushako, mu gutegereza urubyaro imyaka 14. Ntabwo byari byoroshye. Avuze mu ncamake, ariko tuzongera tumutumire n'ubundi yongere atubwireho. Nagira ngo nkubwire nawe warucitse intege, wumvaga imyaka ikubanye myinshi, wumvaga unaniwe, uruvugo rwabaye rwinshi, ukumva ugiye kunanirwa. Ongera wihangane, ongera ukomere, humura data ari hafi kandi witeguye kukugirira neza. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, turabakunda, ngira ngo naho ubutaha tuzatwemerere uzagaruke. Murakoze cyane, ubutumire bwanyu ndabwemeye. Yego, murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha.